ariko iyo narayemo cyane ni Texas. Texas niyo narayemo cyane. Urabona nk'ubu ngubu hari ukuntu wasaga nk'umwana nyine urabungu turi mu kinyejana cyiza. Hari ukuntu wasaga nk'umwana ugasanga wenda aturuka ni Rubavu. Agararenga kuri Koleje cyangwa ku Nyundo cyangwa nagararenga Mahoko. Noneho igisanze Kigali. Hanini byakunda kubera Butare. Ntabwo bunkira Koleje kuba amazi. Ntabwo bunkira. Harya koko nawe warahiye. Nize muri Koleje. Neza muri Koleje. Benshi bazi gukina mu Rwanda, ba Haruna, ba Mini, bakamba Soteri, barandabazi. Barandabazi nababonaga biga hariya. Bura Koleje yabyaye abastari benshi. Yego. Abasobanuzi b'amafilme nk'abasavimbi burasaba abasavimbi barabizi arabunyemerera nabize muri Koleje n'abakadafi pro. Welcome. Hano bapita Van 14 Guest House. Dukorera hano mu karere ka Rubavu. Iruhande rwa gare munsi ya gare mu gahanda ko munsi ya gare. Ni mu maso bwa radio Rubavu. Cyangwa se turutse hepfo ku Kivu kazamuka kuri KSS banki y'abasirikare wajya gusoza gasozo gakati buryo aho hafi nkako gakarite gahari. Tubafitiye service rero twakira abantu bacumbika bavuye impande ndetse n'abafite amakwe tujya tubakira tugira ukuntu tubakira abageni bakahagurukira ndetse bakahatwikurira ku mugoroba. Tubafitiye igikoni turabatekera n'ibyo kunywa byose birahari. Ubundi tukagira n'imodoka yita ku bagenzi cyangwa se abashyitsi bacu iyo baje akaba ari nko ahantu kure tujye kumufata cyangwa agiye gutaha tukaba twamukira tukamugeza muri gare agiye nko gutega cyangwa se ahandi hose hatari kure hano mu mujyi. Ndetse ariko unashatse kujya kure nabwo twayiguha ukayitwara nta kibazo. Dufite amamodoka yita ku bakiriya bacu. Dufite ibyumba byiza rero ariko si naho gusa dukorera, dufite n'ahandi dukorera mu gace ka Mbuga Ngari. Dufite amacumbi meza cyane agezweho ngira ngo murabizi ugiye no kuri Google kanda Van 14 Guest House bazi kwereka zose. Contact zacu muraza kuzibona hano ku cyapa 088381 no kuri WhatsApp. Murakaza neza muri Sanga. Turabakunda. Alright, fresh cyane. The Sub Lifestyle cya kiganiro mukunda muri benshi cyane. Maze igihe mbona commentaire ziri positive gusa. Positive vibe. Amazina yanjye ni Diplodocas Keza nk'ibisanzwe, channel ya yindi Sobanukirwa TV. Mu minsi iri imbere mutangiye kujya mubona ibiganiro bisanzwe, mubone amakuru ya politike, mubone ya sport. Nima kinye programme zose za televiziyo muzabaza mu minsi iri imbere kuko muri minsi twahereye ku biganiro byamare nyumva byumva nyene lifestyle. Mu minsi iri imbere turaba ikiganiro cya gospel time show kiragaruka mu minsi iri imbere. Bo Baki hangaha gakondo style. Kwanti kuririmba neza. Ndumva bize no biraza. Yitwa Mutabazi Fisi. Ariko akunda kwita Fisi Filler. Ayana ariko niko yitwa Fisi Filler. Umugabo n'umuntu ukomeye cyane ni wagiye mu makwe, sinzi bavuga makwe cyangwa ubukwe, ntago mbizi adukosora. N'ubukwe. Ari bwinshi. Ari byinshi n'ubukwe nyine. Makwe y'abantu babwisha. Okay. Noneho rero niba ujya mu bukwe ndavuga bwinshi kubona itorero ribyina gakondo neza, hirimo abantu bakomeye cyane bande bose ndabazi bana babishoboye. Uyu ni mutoza wabo mukuru aryita Intaganzwa kabisa. Intaganzwa aje ntayoberana naje mu karere ka Rubavu. Nayoberana ni Kigali. Kigali Intaganzwa. Turakwakira. Murakoze. Amakuru y'imesesi. Amakuru ni meza. Ndakeka ari ubwa mbere ugiye gukora ibiganiro byo ku mbuga nkoranyambaga. Uvuga nyine kuri business yawe. Ufite na business ikomeye cyane. Business ikomeye yitwa Fisi Cuisine. Naho umwanya uri imbere aza kutubwira uko umeze. Gakondo. Bakubwira ngo gakondo ubundi ni iki? Gakondo ni iki? Muri make. Amagambo make yasobanura gakondo. Muri make gakondo ni ahantu ikintu kiba gituruka cyangwa hano umuntu abaturuka.
mbese ni inkomoko y'ikintu niyo bita gakondo. Inkomoko y'ikintu mbese nandi gakondo buriya nawe ni gakondo. Nzi uvuga gakondo basa gakondo nyine byashaje, intebe irashaje ni gakondo, umutsima ugacarara ni gakondo nyine. Ntabwo gakondo n'ikintu cyaturutse. Gakondo nta ikintu cyaturutse. None se ko muri injyana ni injyana buriya injyana yego urayisobanuye yuko ari injyana ni injyana y'ahantu twaturutse igihugu cyacu nyine, kuko igihugu cyacu mu Rwanda urumva ahantu twaturutse ni mu Rwanda, niyo mpamvu rero iyi njyana yacu yitwa gakondo. Mbese mudusubiza ku ivuko nyine wacu. Ku ivuko ariko umuntu namubwiye ati bara rero iyo bakora gakondo hari ibyo bari kwica. Urumva abantu ba kera ukuntu bambaraga yego ntabwo muzigana doko byakabaye kiko cye ntabwo kera bambaraga nyine ntabwo bambaraga ni mwambara rwose nabona barabashyira amasoko kimwe imbere n'amakabutura n'ibiki kandi dushobore hejuru yambaye gakondo. Urakurasuka gukora ibintu igice bituzuye. Oya urabona umuco nubwo bari gakondo ariko ikinyejana turimo ibintu byose bigenda biba renovere nabita nko mu Kinyarwanda bigenda biba bishya, bigenda biba bishya. Ubwo urabona nk'ubu ngubu nimba abantu bakera bambaraga ubusa kuko imyenda itari ihari, ubu ngubu rero naho ntabwo tugenda twambara ubusa imbere y'abantu. Deshe umuntu yambaye ubusa ubu ngubu tumufata nk'umuntu wagize ute wataye umuco cyangwa se umuntu yandaritse bitewe n'aho iki gihe kigeze. Niyo mpamvu tugerageza kwambara ariko hejuru cyangwa ahandi tukarenzaho ikintu gisa na ya gakondo. Ari usanga twambaye inshabure, inkindi, umugara, ibitako, ugasanga n'ibintu twambara ariko tutambaye ubusa hose nyine, kuko ubu ngubu dusigaye twambara tukikwiza. Turabinyamo mu kanya kari imbere tubone ngo mugara ni iki, inshabure ni iki, amayugi ni amaki, byose mu kanya kambeza tukabicamo neza. Umuntu akorebye ntabwo ushaje. Ntabwo ushaje. Ntabwo nshaje rwose. Ntabwo ushaje, wenda ndakuruta wenda ariko ntabwo ushaje. Nawe ntabwo nduta ndakuruta cyane. Ariko turenda kungana. Ariko impamvu mvuze gutyo mu myaka yawe unashaka kwibaza ku cyungo yagiye mu bintu by'abantu bakuru bakuze, wateye ibintu kurapa R&B, Kinyatarapu, drill, wowe ujya muri gakondo kubyina Kinyarwanda. Unabyibaza ibyo bintu ubundi byaje bite kugira ngo joining dance traditionnelle? Kujeninga Kinyarwanda rero hano byaturutse byansaba ko njya mu mizi wenda gatoya ariko nkajya mu mizi hano byaturutse. Urabona hari ukuntu kera abana twabaga dukunda moderne, dukunda ibintu byo kubyina. Kera nk'abasaza byita guceza, urabyumva guceza. Ariko no guceza ariko ubu dusigaye tubyita kubyina nyine. Guceza burya guceza naho ni ururimi rw'amahanga, ntabwo ari ururimi rwo mu Rwanda. Ni Igiswahili. Ubwo urabona nagiye muri secondaire ahantu bitano kuri college Nyemeramigo. Niho wize? No nize troncome. Buriya bwana mu mwaka 2008 kera cyane. 2008 hari troncome. 2008 nibwo nagiye mu. Ariko college afite n'ituro hari ikomeye cyane. Ituro ryarabyinaga cyane. Ubwo n'aba bahashyi niko babitaga. Abantu benshi bazi kubyina mu Rwanda hanini naho usanga baracu bacyogereye dimo cyogere twariganye nanjye kuri college Intaganzwa. Umushacu ni kwitwaga Intaganzwa. Cyogere nanda kikamuzi. Yego muri college. Muri college narahageze nsanga barabyina, nsanga abantu babyina bya kizungu nta kintu bibafasha. Ariko twe tubyina traditionnel nyine, tubyina gakondo nyine, tubyina Ikinyarwanda. Ugasanga wigiye ubuntu ukigutishyura. Urumva ko igutishyura ni ikintu cya mbere cya kumotiva kuba wakunda ikintu. Kandi none ugasanga ni ikintu kiri international mu mahanga nyine gisohokera igihugu. Nk'ubu ngubu urabona nyigiye ubuntu kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu bitewe no kubyina. Abye babizi cyangwa bijyaga ibanga ati nta kibazo biza ka school fees. Aho ngaho gatangiye kunyinjirira ahubwo. Oya tubwiye tumenye. Okay. Urabyumva mbere nabanje nabihisha kuko urumva nyine abana bo muri secondaire ari ukuntu bafite ubucakura nyine iyo batari inzara kandi murayizi college yayira myaka ku bantu bahize. Ubwo manza nabihisha ariko ngiye kugira nko mu wa gatatu mu wa kane kubabwira kugira kuko bageze bamenya ko mbyina batangira gusa nabo babinkuramo kugira ngo bidatuma ntiga, kugira ngo bidatuma bigenda bite. Mbabwira
ubabwira nyine inyungu bimfitiye, mbabwira ati burya ntabwo nishyura, mbabwira ko batazongera kwishyura, njye nagendaga mfite akamatera n'akavarize gusa nta byamenevare n'iki. Ubwo rero urumva iri muri motivation ya mbere yatumye nkunda gakondo. Indi ya kabiri burangiye nambutse igihugu bwa mbere yangiye kubyina gakondo. Ugiye no hanze mu ndege cyangwa wagiye? Ntabwo ndagenda n'indege ariko ugiye mu gihugu maze kujya mu bihugu bya East Africa ahanini hafi ya byose. Wagiye Uganda, Bugande, Tanzania, mu Burundi na Kongo ni na hamwe no mu rugo ntahora. No muri Kenya, Burundi rakesha hashize nk'imyaka 6. Wagiyeho haraje bino bibazo bya politiki? Oya, ntabwo bya birakaza ni imbere yaho. Ariko nanareba gakondo y'indundi basi ko babagara y'indundi gakondo y'ikirundi ubu nagenda kumera nk'iyacu benda guhuza bitandukaniye nuko ingoma zazo bazivuza ziba ziri hejuru bazikoreye birenda gusa. Mwagiye muserukiye igihugu cyangwa mwagiye mugiye guhuza njyana za East Africa zose ziri hamwe? Akaba duserukiye igihugu ari festival ntacyo turaza kuhagera. Yego muri college Nyamamihigo y'Igisenyi uhageze ukajya baba promotion kujya mutishyura school fees kubera ko mufitiye ikigo akamaro. Byageze n'igihe amateka yawe nziho makeya yageze igihe kajya kwita n'abandi bantu bakuye utundi turere bakaza kwiga n'ubundi hariya. Ariko buriya umva 2008 mushaka muri mu batumye ikomera igira isura yaho. Yari ifite izina gakondo yaho cyangwa itorero ryafite izina ryaho? Ryari ifite izina. Bariyitaga ngo iki? Indateba. Indateba bisobanura? Ndateba n'abantu badateba. Guteba nyine guteba ni nko gutenguha. Ubwo umuntu udateba nyine ni wa muntu umuhana gahunda akayubahiriza, umuhana igihe akagikora, mwumvikana ikintu akagikora, wo muntu amwita indateba. Ntago abateba nyine. Araguteba gutebuka urumva ni ibintu biza gusa. Twaza ku buzima bw'abo twitana nk'abahashi abantu nye batishyura ntabwo mbese nk'abanyeshuri basanzwe. Yego, ntago hazagamo ikintu cy'urwikeka hagati yawe n'abandi bakorege bawe bo mwigana bateshyura ngo utishyura ubundi twaba tuvuga n'iki hagati y'imvune nyine z'ishuri iza cyari cyo. Ahubwo habonekagamo ikibazo kirimo n'igisubizo. Ikibazo kimwe wasangaga bamwe biraye akabona ntiyishyura, yaragenda akazana amatira gusa ntiyishyura minervari, arira kuri table yiwe, abandi ni 10 bo ni nk'8, urumva bayeho neza mu kigo. Bikagera ugasanga yibagiwe ko yagiye kwiga akagira ngo yagiye mu kazi. Hakaba igihe kimwe bamwe basibiye cyane, basibira byabagora bakava mu ishuri, ariko abamenyaga agaciro k'ibyabajyanye, akamenya yuko mbere yuko abaye umuhashi yagiye kugira ute, yagiye kwiga agakurikira akiga. Ariko bamwe harabagize ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo bakagera bakava mu ishuri bitewe no kwiyumva yuko atandukanye n'undi munyeshuri, akibagirwa ko ari umunyeshuri. Iyo mbona mu bya gakondo ariko turacyari muri icyo gihe cya 2008 nyine muri 2010 urumva havuye 2010 ariko na nyuma yaho najyaga ngaruka bamamagaye nk'umuhashyi birumvikana. Iyo muri gakondo donc muri kubyina mu bukwe mubyina ariko muririmba n'indirimbo runaka. Yego, akenshi za ndirimbo mu muzihimba cyane indirimbo z'abandi. Ahanini dukoresha indirimbo zahimbwe kera. Kuko hari indirimbo zahimbwe kera ku bw'abami wasangaga zifite nk'icyo zisobanura. Kandi izo mbyino nazo zikagira umwihariko bitewe n'uduce. Hari imbyino mu majyepfo babyina, hari imbyino i Bugoyi babyina, hari imbyino i Kigali babyina, hari imbyino i Burasirazuba babyina, mu majyaruguru zose ziba zifite umwihariko wazo, zifite ukuntu zitwa kandi zifite ba kera bazihimbye. Gusa nanone tugira n'izindi tugira duhimba, ugasanga nk'indirimbo bahiriza itorero, indirimbo runaka mukayihimba, ariko ahanini dukunda gukoresha zakoreshwaga kera nyine tukazisubiramo zijyanye n'iki gihe nyine. Igihe 2010 uvuye muri college ujya kwiga hehe superieur? Superieur nagiye kwiga ahantu hitwa Groupe Scolaire Busasamana, ni kigo cy'abapadiri kiri rugura aha. Hirya ujya uzabugeje hirya kabare yo ngiyo. Wize biki muri superieur? Superieur nize amasiyansi, imibare na chimie na biologie. Urakantu kashimura kumva neza cyane rwose. Buri muntu ushaka mugirira nabi. Urashaka rwose ubwiye ati nakangiriye nabi. Oya shimirago
ikimaze ari ukuroga gusa ahubwo ikimaze ariko nyine nako kaba karimo urumva nyine uvura abazi n'ibyo avura ibyo ari byo mu kanya kari imbere ndakwereka utuntu twikorera sha umuntu rwose namubwiye na minsi iri imbere n'ubu ndacyafite agahinda ku mutima kabisa ariko aho ngaho nubwo ariho nize mu wa kane bitewe na byandi byacu nyine by'abahashyi ibintu byo kwiyumva nanjye izo ngaruka z'abanyeshuri nk'abo ngabo ari ukuntu zangizeho gatoya ugasanga ugize experience wakomeje kubyina cyangwa narakomeje wasanze n'ubundi ku ishuri hari itorero nasanze rihari ikomeye nk'iki muri college oya ho ndahageze ntari umuhashyi uwishyura bisanzwe nahageze nishyura bisanzwe ariko bwa buzima tw'abayobwa bahashyi urumva natsinze tronkome barahanyohereza bwa buzima bw'abahashyi yuko bagifata nk'umwami kandi aho ngaho uri nk'abandi ubwo birananira nyine umwaka wararangiye ndahava njya kwiga ahandi ariko noneho hahuye nanone na siyanse ariko aho nagiyeho naho nanahize ku bijyanye n'ubuhashyi mu wa gatanu dubaye nk'abasimbuka gatoya uri mu ishuri wiga uri umunyeshuri nta gihe mwagiye muri competition muri abanyeshuri mujya muri competition wenda ku rwego rw'igihugu oya twazigiyemo cyane buri mwaka inyemeramihigo twagiraga ku gihugu kandi twazaga mu matorero abiri ya mbere cyangwa atatu yego nta kantu babaherezaga gafatika motivation urumva nta bintu byadanje twabonaga wenda nk'amafaranga urabona nk'ubu ngubu hari ukuntu wasaga nk'umwana nyine urabona ngubu turi mu kinyejana cyiza hari ukuntu wasaga nk'umwana ugasanga wenda aturuka ni Rubavu agararenga kuri college cyangwa ku Nyundo cyangwa nagararenga amahoko noneho iyisanze Kigali hanini byakunda kubera i Butare urumva uramuhanda wa Ngororero ntago wari uragakorwa hahandi wasagaga waci Kigali wahabonye ugaca mu Kamonye wahabonye ugaca Muhanga wahabonye ukagenda ugeze he Ihuye urumva baga watembereye ukajya kuri Nyirangarama urumva nk'umunyeshuri igira ukumva watembereye urumva motivation twagiraga ya mbere nukuba wegera ubuntu indi rero ni nutwo tundi tu motivation wenda utuntu abanyeshuri nago bahembwa nabo batunga amafaranga ariko uvuga ati wenda twakoze twageze muri competition tuba kabiri mu gihugu wenda bari yasaba amafaranga ya naya bamuha ibikize ntago byigeze bibaho byarabaga ugasanga tujye nko muri competition cyane cyane finale urumva college yazaga ihagarariye uburengerazuba buri gihe byabaga bizwi ubundi kuva 2014 niho bisa naho college yahagaze bisa naho byahindutse bitewe n'ubuyobozi bwahindutse abandi bayobozi batari masunika hari umupapa w'Masunika rwose abyitagaho cyane hari umuntu wita ku kintu cyitwa umukinyi umubyinnyi mbese ikintu cyose kiri talent yakitagaho cyane ubwo urumva rero hari ukuntu twagiye muri competition tugatsinda hari igihe twigeze gutsindira miliyoni 2 miliyoni 2 z'icyo gihe ni menshi miliyoni 2 ya 2010 ndakeka 2019 yari menshi ndakeka buri munyeshuri amafaranga pe bamuhaye ibihumbi 30 2010 amafaranga yabikuye ku mufuka wawe bakoresheje iki mwagiye handi nyuma mu gafuko mugura utuntu ntabwo uri bunkira college kuba amazi ntabwo uri bunkira harya koko nawe warahiye nize muri college nize muri college mirongo n'icyo gihe wariye amandazi ibyo nibanga ubwo nubwo icyo nabikoreshe nzabikubwira ikindi tuvuze college ndibuka abazima wenda tubaye nka tugiye guhande gatoya cyari ikigo cy'amashuri ariko gifite ubuzima butameze nk'ubw'abanyeshuri 100%. Kimeze nkaho ari societe y'abantu pe ifite abantu benshi cyane nubwo tuvuga ko hari ikipe y'abahashyi yitorero gakondo ariko hari n'abakinnyi ba football ba handball imikino yose yuzuye icyo gihe ntabwo mufite ishyaka ryo kuvuga ngo ese ari hagati y'abakinnyi b'umupira n'abagakondo ibahande abantu domina kurusha abandi ntabwo byababayeho mwebwe ibyo ngibyo byarabaga mukabona ndi bande byarabaga ukabona ndi bande badomina kurusha abandi umupira football college buri mwaka habonekaga igikombe cyabonekaga muri football kitaboneka muri football muri handball kitaboneka muri handball muri basketball cyaboneka muri basketball kikaboneka mu itorero ariko amakipe yose yabaga
akomeye ari strong nyine kuko yose yabaga arabahashye kuko ndakeka nk'abakinnyi benshi bazi gukina mu Rwanda ba Haruna ba Mini bakamba Soteri barandabazi barandabazi nababonaga biga hariya bura koleje yabyaye abastari benshi abasobanuzi b'amafilme nk'abasavimbi burasabasavimbi barabiza arabunyemera muri koleje n'abakadafiko urabona nyine na ahantu bagiraga impano nyinshi urumva icyo gihe rero wasangaga traditionnel ishaka kandi yaba yambere football igashaka kugaragaza ikigo kari yaratwara igikombe handball byose rero bigatuma ishyaka nyine ryo kuzamura ikigo riboneka ariko buri mwaka hagombaga kuboneka igikombe ariko tuvuze gutyo urumva ntago mwe mumeze nk'abanyeshuri basanzwe kugira ngo tuyabona mu buzima busanzwe bwa buri munsi igihe buri koleje umunyeshuri yuko ufite n'ubundi n'ibindi ukora bitari ishuri ubusanga umunyeshuri arabyuka mu gitondo wenda akajya muri douche akajya muri etide akajya muri refectoire mwese uko bimeze mwajyaga n'igihe cya entraînement cyo kwitoza igihe cyo kwitoza cyarabonekaga kuko ndagira ngo wenda ducijemo muri make duhewe na gahunda y'umunsi twabigiteye ko wenda mu gitondo twarabyukaga na y'amanyanga yose yashyiremo abanyanga kandi uragira ngo Prefamane kandi naragiye Prefe tamusuje cyane Valence ni umuntu Valence ni umuntu ukomeye cyane tamusuje cyane yego ubundi waraga muri dortoir muri kuva muri Washington muri Texas sari nimwe ntarayemura hose aranyuranye oya kibihekane niyo ntaraye kibihekane nimba gishobora kuba hari yararagamo baruru urumva nge ariko iyo narayemo cyane ni Texas niyo narayemo cyane Washington na kuva nabirayemo igihe gitoya bari muri Texas nka promotion cyangwa Texas inshuti zacu turarana urabona deja nk'ababyinyi twakundaga kurara hamwe twakundaga kurara hamwe muri dortoir imwe nyine kugira ngo tujye duhuza nyine ibintu byose tumenye ati gahunda ya repetition niyi gahunda yo kuryama ni kuko hari n'igihe twajyaga kwitoza mu gihe cy'amasomo abandi barimo nko muri etide ya kabiri cyangwa iya mbere turi kwitegura nka finali tuzagihuye ubwo icyo gihe twabaga turi mu myitozo kacitse nyine ngo ntabwo twakoraga etide abanyamasomo mutayakozwe Mate ntacyo yazabaga oya byabaga bizwi ubwo urumva wabaga uti programme byubuza ngo ubyuke kare mu gitondo saa 11 cyangwa saa 10 n'igice icyo gihe twateraga inayiti ntabwo ari nk'ibyo ubu ngubu usanga ko pe ukwiga mubikunda cyangwa muvuga ati nta n'ubundi ashaka nta byaganje turazi oya bura kwiga byaterwaga n'umuntu ku giti cyo ko iyi programme kuko navuga nkanjye nko kuri promotion yanjye si ukwikina wenda mu babyinnyi bose ninjye natsinze tronkomeye nyine abandi bose barata urumva ukuntu basaga ari abana ugasanga nyine nk'umwana aje mu wa kabiri akabona ukuntu ari gufatwa wenda bitewe no kumuhashyi n'ibiki byose ugasanga nyine ntabwo yitaye ku kwiga neza bitewe n'uko ari kumva yuko nyine ari umuntu w'igitangaza nyine utandukanye n'abandi ariko nanone hari abandi bazaga ugasanga azi icyamuzanye yajeje kwiga yajeje no guhaha byose bikagira ute bikamubyarira umusaruro icyo gihe urumva mwararaga muri dortoir imwe itwaraga muri dortoir abantu bize muri college cyangwa abandi ku mashuri mubana n'abahashyi ndabasuje cyane niba nange babakoye nk'ibyo nanjye bankoreraga bagukoreye ibikire muri feke twari rwose ntabwo twaryaga twaryaga rwose urumva tubyishe kuri maze mushonje mumva mu myitozo bakoze ikirenge n'ibirenge nyine umudiho nyine ashonje pe waza ugasanga amadisha areba akagize akajya neza abandi oya ngo arabizi cyogere namusuhuje cyogere none cyane yambwiye ngo umugabo n'uryo utwa akagize abandi cyogere niko yakubwiye wowe ntabwo ari uko wari umeze oya koko pe oya aho ngaho wabumbeshye ariko urareba ako nawe uratubeshyeye abahashyi uratubeshyeye rwose pe mu nyamozi muri comment mumbwire uko ndi kubeshya zero murabizi kuko umva nyine mwakoraga ingufu nyinshi cyane atari nk'izacu wena nk'amakosa ishuri ryakoraga ikaba n'ubundi kandi ibyo kurya bimeze nk'iyacu kandi tutakora ibintu bimeze kimwe oya aho ngaho buriya mwebwe wenda mwahize wenda babageneye byisumbuyeho wasaga kuri table haba nk'abantu 8 7 kandi ari ikiyongero hari ikiyongero kandi muba kuri table yanyu
n'abatekeraga fata umwana nkanjye koko uri muri senior 1 kamushyira hamwe na fisi imyaka 27 koko ngo basangire uko man narumiwe mwebwe mwabaga musangira rero muvanga birumvikana rero niyo mpamvu cyogere niyo mpamvu ukuntu afite uruti abyina mu shaka y'intore ndamusoje cyane no minsi y'imbere bafite igitaramo by the way baragifite gusa ntago ari weekend yashyize oya ntago kiraba ariko sinibuka ariko nziko gihari ndabona bacyamamaza yego twe tugeze muri superieur yo kwiga none ahandi noneho habaje kufavoriza talent yawe mu rugo bakomeje kubyumva bati none mwana wacu abonye ikigo na cya gitagiye ku kindi kigo nagabo atangiye kuraruka kubyinaho ni ibintu bambujije cyane barabimbujije bakandegera amafamiye ati umwana arabyina bakamugura nkavuga ati ariko ndabikunda numvaga ahantu avuze akagoma nkahita nirukanka ariko sibyo nubwo babimbuzaga buriya mu rugo haba impano yo kubyina buriya nta muntu wo mu rugo utazi kubyina bose nuko nyine babaga babihuza n'ishuri bakareba ni MCB ni section ikomeye imibare shimi biologie urabona ni ibintu bikomeye kubihuza no kubyina bakumva ashobora gutsindwa ariko barabimbuzaga nk'umubyeyi yaza mu nama y'ababyeyi yajya kubona akabona fisi imbere bambaye n'umugara n'umushanana yego iyo turebye entourage yo kubyina mu itorero ari ukuntu yagiye iteye imbere cyane kuko kano kanya uri mu batoza ahubwo ndumva uri n'umutoza mu itorero ry'Intaganzwa Ntaganzwa ndatoza nkaba n'umuyobozi yego urashaka ko uri mu barushinze ni je president ndi muri membre fondateur ryatangiye ryari twatangiye 2015 rimaze n'igihe kirekire urabona tumaze imyaka 10 urebye andi magroupe katwita menda nk'amagroupe ya movement amatora ukuntu bayandika muri RGB bajya kwiyandikisha muri RDB kwiyandikisha mwebwe ijyanye riranditswe natwe riranditswe kumva ryinjira bafikoze yinjiza amafaranga ririnjiza yego kandi iryo ryinjiza rigomba gutanga n'umusoro w'igihugu ifite aho rikorera hazwi ifite office dufite ahantu dukorera ariko ubu ngubu ntabwo tugikorera Igisenyi cyane mwaraguze mu mujyi za Kigali urabona abenshi twakoraga Igisenyi ubundi toro twatangiye turi abanyeshuri biga muri UTB muri kaminuza ya UTB bamwe bagiye barangiza no ryatangiriye bagiye barangiza abandi bakajya mu kazi dukorera Igisenyi buriya clientele y'Irubavu na Kigali usanga bidahuje clientele y'Irubavu usanga amafaranga ari makeya ariko i Kigali amafaranga araboneka noneho bikubitiraho yuko hari abenshi nyine mu bakorera mu Ntaganzwa bafite akazi i Kigali twese turimuka tujya i Kigali dukorera i Nyamirambo rero ubu ngubu ni abenshi bari abenshi turi i Kigali none se abenshi nzimo n'ubundi n'inshuti zanjye hari abenshi nzimo mu itorero ryanyu nk'aba Remy abenshi nabi nta Gisenyi bari baragiye bayasini bayasini bo ntabwo tugikorana basi nibo ntabwo tugikorana hari ukuntu umuntu agera agafata izindi nshingano akagenda none se nk'iyo umuntu agize inshingano wenda bigatuma agenda ntabwo itorero rigiramo akantu ka faiblesse ngo rihungabane ufite experience aragiye agiye gutoza undi muntu mushyashya wenda itorero ni nka famiye rihora ribyara rigacyutsa urumva nyine ni ibintu bihora bihinduka duhora twakira tukagira n'abagenda ubwo urumva iyo bamwe bagiye bitewe n'inshingano hari abo tugira nk'abakobwa bagashaka basanga wenda urugo ntirubemereye ko bagaruka kubyina cyangwa se undi akabona akazi katamukundira kuboneka ariko baragenda tukagira abandi bashyashya bakaza ahubwo hari akantu muhuye muri ntarinzi ushobora kugira akazi gatuma utongera kuboneka bivuze ko muri make byo ntabwo riraba akazi oya naryo ni akazi itorero ni akazi itorero ni akazi ariko hari ukuntu umuntu aba afite akazi kari ngombwa nyine kari perimana kagomba gukora akamuha amafaranga menshi cyane kuko urumva utuzi turatandukanye itorero ni akazi ni akazi ariko ntabwo ari akazi gahoraho buri munsi kuva mu gitondo kugera nimugoroba kuva kwa mbere kwa kangahe urebye ahanini akazi kacu gakunda kuboneka nko mu ma weekend mu birori mu bitaramo mu bintu nk'ibyo ahanini mu bukwe n'ahanini ibirori bikunda kuboneka nyine akaba ari ahantu bakora buri hari ukuntu ufite akazi wenda ujya mu kazi ukora nko muri banki ujya kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane
wenda muri weekend ukabuboneka cyangwa se ugasanga amasaha yo twitorezaho yacu ntagahura n'akazi ako kaba iyo akazi ufite kandi atari ngombwa ko kareka ugasanga kari gukubitana n'iki n'igihe cyacu cyo gukora bikaba ngombwa ko uburetse kububyina ukabubanza watunganya ako kazi saa n'isaha ukazagaruka. Yego nitoro nabonye nitoro ririmo abantu benshi cyane, ifite abamambure benshi kano kamwe mu bangahe mu itorero ryanyu Ntaganzwa? Ubu tuvugana turi benshi mvoze bose abamambure bose dufite turi benshi tugera nko muri 60 70 bari hamwe bose nyine babaramutse baje. Yego nano benshi ariko ubu ngubu baba baboneka kuri tele bagira nko kuri 50. Yego aho ngaho muri abo bose se arimo bafite inshingano cyangwa mufite umuyobozi wenyine nta bandi bamwungirije abashinzwe ibiki? Inshingano turazigira mufite uruhererekane rw'ubuyobozi kugira ngo nyine abantu bumve yuko nyine bya bintu byaje kuba nyine mu buryo buri professional ntago bikiri zagara yuko ari perezida umwungirije ushinzwe ibiki umwe muri make mufite perezida niwe umuyobozi w'itorero akaza nde agakurikiraho nde tugira perezida urabona tukagira vice perezida. Yego buriya vice perezida akora iki? Vice perezida nyine nuyunganira perezida ahantu perezida atari aba yamwunganira ashobora kuba perezida adahari vice perezida akajyayo. Musi akaza nde? Dufite secretary akora iki buriya? Secretary bagomba kwandika ibintu byose amakuru yose y'itorero amakuru ni menshi erega itorero nakazi abantu bakera babyiniraga ibigage imisururu urwarwa babyinira ubuntu ubu tubyinira amafaranga ubwo rero nimba twabyiniye amafaranga secretary bagomba kwandika detail nyine z'ibintu byose byasohotse. Urumva muri make akora akazi ka ntabwo oya secretary arandika gusa. Urumva nimba ari secretary yandikwa umubare w'abantu yandika ibintu byizwe uyu munsi yandika ibintu byizwe mu nama. Mbese amakuru yose y'itorero ni secretary yandika. Secretary ni umunyamabanga nyine nibyo. Yego n'umuntu ushaka kubaza nubwo ndi inyuma kamera uko remere kubaza nta kibazo umuvuze ko mugira komite nyine wazivuze zitondekanye ariko hari ikibazo njya nibaza ababyinnyi ibintu byanyu ni ukubyina gusa cyangwa mugira ukuntu mugira ibihangano byanyu bwite mugira n'ukuntu niba mubigira mu bisevingamo hari ukuntu tubona nk'abahanzi abenshi baririmba ugasanga baririmba nko mu bisope cyangwa bakaririmba mu bitaramo ariko ugasanga nubwo aririmba indirimbo z'abantu ugasanga afite ibihangano bye. Ikibazo nari ndi kubaza rero ni iki ngiki mwebwe mugira ibihangano byanyu ese niba bihari mubibika gute mubisevinga gute ni gute umuntu yabibona? Ikibazo cyiza cyane harimo kubyina harimo kuririmba ko ntabwo mubyina gusa muranaririmba itorero ryanyu riba ririmo ababyinnyi baririmba nabaza ko ntabwo dukunze kubona amatorero ibihangano byabo hanze. Ubundi ahanini amatorero ukuntu akora cyane cyane nago akunda guhimba kuko ahanini dukunda gukora imbyino z'abantu bakunda nyine zaciyeho kera dubyinaga ko anagari zakunzwe cyane hari nziza ari nshyashya kuko hari imbyino abantu ba kera bakunda gukoresha abantu babyinaga ibwami ugasanga nizo dukoresha harimo zitwa wenda mwebwe akazi kanyu ni ukubyina gusa. Oya naho ndi kubishaka kuhaza. Ubwo urumva rero nimba dufite ibihangano byacu hari amatorero aba afite indirimbo yabo ku giti cyabo sibyo bahimbye gusa twebwe nayo turakora nayo turakora ariko dufite indirimbo tuba twarabyinye amavideo tuba twarakoze hano mu bukwe mu bitaramo runaka aba kuri YouTube channel. YouTube channel yacu yitwa Ntaganzwa. Ni Ntaganzwa ujya kuri troupe Ntaganzwa uhita usanga ibihangano byacu amavideo indirimbo ziri audio. Ibihangano byanyu birimo nama choreography mwarabyinnye nama choreography tuba twarabyinye ahantu twabyinye event runaka igitaramo twe urebye nago turahimba indirimbo ngo tuyisire sample. Ubwo urumva akenshi nk'abantu badutumira mu bukwe nago bakeneye indirimbo twahimbye kuko hari nk'ahantu tujya bakadusaba nk'indirimbo runaka nk'ubu ngubu iyo turi naho Igisenyi
Gisenyi muri naho burengerazuba hari nk'indirimbo bakunda yitwa Mwana Kwira sinzi niba mujya muyumva Mwana Kwira iyo ndirimbo irakozwe muri Gisenyi urubyinye ntuyibyine deja n'amafaranga nago bakwishyura bakwishyura hari izindi mbyino nka Zahinga Masaka ibinimba ibintu nk'ibyo inaho Rubavu barabikunda ni hahandi ugera muri Kigali hakaba n'ubundi bwoko bakunda bakabugusaba niyo mpamvu nyine usanga hanini dukoresha indirimbo zo mu duce runaka ku buryo usanga umuturage waho ngaho yayisanzemo nimba turi burasirazuba dukunda gukoresha nk'ibishakamba ku buryo usanga umuntu muri burasirazuba kiyumvamo umusaza ukabona arizihiwe iki nimba turi Butare tugakoresha imbyino bita intwatwa ku buryo usanga nyine umuntu w'ingiyo yayiyumvishemo nimba turi mu Ruhengeri muri Burera tugakoresha ibinimba ku buryo usanga abantu babyiyumvishemo nyine bitewe n'agace kaho niyo mpamvu rero hanini dukunda gukoresha ibintu by'abantu bisangamo iwabo nyine yego kwa tugeze kuri administration arakoze cyane mu gihe atwaje ikibazo cyiza cyane administration tugeze kuri secrétaire abika amabanga y'itorero ni wandika amakuru yose yego nyuma musi yakurikiraho nde tugira comptable birumvikana ngo ubundi ni ukomeza ngo comptable ni umubitsi ubundi biba byiza comptable ubundi bari nkawe perezida kaje n'amafaranga yo kuzanya ati bimeze bite ahubwo nabani haye inshingano nyinshi nese n'amafaranga ubundi ni wabakomeye buriya ni umukobwa n'umuhungu comptable wacu dufite n'umukobwa amafaranga kusanya byose bimeze bite kusanya rwose nese imwe mu nyikiraka ni ukidiringa cyane ujya kukidiringa wowe oya kudiringa ikiraka gica mu itorero kuko nkawe Onesime ushobora kuza ukavuga ati mfite ikiraka ndashaka inaganzwa ubwo yuje urambwira nimba umubwiye uduhuza na babantu nkavugana nabo namara kuvugana nabo tukadiringa ikiraka baduhereza amafaranga tukayahereza comptable akayabika yose burape uko yakate ubitemeza uko yakabaye nta kantu uvuga ati kanyumuyobozi aho ngaho habaye inda nini akenshi iyo wajemo amafaranga rero nyine atajya kuzamo utuntu tw'utubazo nyine urabizi akenshi amatsinda menshi ikintu kinini apfa ni uko nyine bahura ari inshuti bakabona hari ikintu kiri kuvamo nyine bagashwana niba mufite comptable bivuze ko nyine no mu itorero ryanyu buri wese nyine afite amafaranga runaka yakiya buri kwezi mu cyumweru gute amwakiyemagabana mute ukuntu duhemba duhemba ku kenzeni tugahemba no ku kiraka kenzeni bani ibiki kenzeni ni nyuma y'ibyumweru bibiri iminsi 15 ubwo iminsi 15 n'amafaranga tuba tugomba guhereza abanyamuryango nyuma y'iminsi 15 ariko na buri kazi tugiyemo turahemba yego urumva ni buri membre wese ukahembwa ubundi kuri kenzene duhemba tugira amafaranga duhemba kuri buri munyamuryango yego niyo duhemba kuri buri minsi 15 nyine ariko ku munsi w'akazi ku munsi w'akazi uyu munsi dufite akazi kabereye ni kuri Yerika cyangwa na House UTB ubwo abantu ba participate uyu munsi nyine mwako kazi abo bantu nibo tugomba kugira ute tugomba guhemba yego nimba twagiye turi 30 abantu nibo bari buhembwe noneho yayandi yacu twagize yasigaye yo ku ruhande niyo duhemba kuri yakenzeni babandi ko umunsi muri team akayabona kuko ashobora kubura bitewe n'impamvu zawe ariko ufite umusanzu mu itorero yego kugira ngo bigire clear ari cyo umuntu bavuga ati nshaka naye kujoininga itorero gakondo inyango se bimeze bite mu guhemba abantu turatinda cyane gumba amafaranga ni ikintu gikomeye cyane mu guhemba abantu hari umuntu utakoze ikakamena amafaranga nyine yayandi harya yikenzeni oya iminsi 15 buriya se nta gihe cy'umuntu ashobora kuba mu itorero nyine nta kintu akubonye vuba ati ndi busy ariko akajya atagitinganya amafaranga ya buri minsi 15 mu gihe cyo rundi uvunika umaintaining itorero kandi nyine urumva umwavunikira itorero ariko undi ari kwakira amafaranga nyine yavunikiwe n'abandi urumva nawe yababara amacuri ntabwo yababara neza kuko amategeko mufite abigenga nanone buri muntu ukuntu tumufite tuba tumubona kuko nimba utaza mu myitozo aho ngaho nyine ntago ubarwa nyine nk'umuntu hari icyo gihe ubusa n'umuntu uba waragiye
kuko iyo wagiye ukongera ukagaruka tongera tukakwakira. Ntago ugenda, ntago itorero ari isoko ngo urasohoka wiyizire usibe tugira ibyo tugenderaho. Ubwo nimba uza mu myitozo ntubyara umusaruro ngo ufate ukajya utegereza iyo kenzeni, nawe urumva uri guhomba, kuko abandi barajya ku kazi babona amafaranga, ni kenzeni babona amafaranga, barabyumva. Ariko wowe uragenda utegereze ya kenzeni, urumva amafaranga ntabwo birabe bigira ute nahora bingana. Urumva rero nawe nk'umuntu ushaka iterambere, ushaka amafaranga, ntabwo yaregeza ngo ashaka kenzeni gusa. Nese bire twibiye nk'akabanga, nk'umuntu ushobora kwakira amafaranga yose hamwe. Reba ko gatarakuka ntabwo ndimo ndareba. Yego, utwibiye nk'ibanga, nk'umuntu wakira amafaranga make, nubona nkangahe afashe kenzeni n'amukira kagasa yashyize hamwe. Nibanga. Ntacyo tubwira rero ngo hagati ya nayo. Kuko nyine ari cyo umuntu kera bitega basagihube. Ukate baraseba, bari guceza nyine, bari guceza nyine, nta kintu cyakuramo. Uyu muntu avuga ati ese burya none akambona bikora burya ntaga bati nyuma yahuye. Nyine ari ikintu zibuza kuramo. Amafaranga araboneka. Kurya umuntu yakwishyura nk'inzu akaba kubyina n'akazi. Kubyina n'akazi, wakoramo amafaranga y'inzu, ukabaho nyine amafaranga yishyurira umwana. Igihugu tuvugana wenda usibye indi business mfite nayo, nuko ari business umuntu ukomeye cyane, afite na business, afite igikoni kimeze neza cyane rwose, uko gifite imirire nabonye, afite n'imirire yicisha abantu amerwe. Oya nuko ari business aho ngaho. Urebye nk'ubu ari kuzanga yitwaje nk'agasahani kari amaguru y'inkoko. Ikindi gihe tuzabikora, dore ubu ngubu urantunguye nyine, ubwo ikindi tuzabikora. Nta kibazo, ndabicyane muri agenda. Yego, tubwiye yuko itorero rishobora gutunga umuntu. Yego, munsi ya kontabure hakurikiraho tugira discipline. Umuntu akenewe cyane mu itorero, arakenewe. Arakenewe buriya ntubakebura. Discipline aradukebura, amenya bifashe nabi, akamenya abakererewe, abazindutse, imyitwarire y'abantu. Nise ko mva abantu bose ari benshi ba administration, buriya president akora kahe kazi. Izuko byose president nyine ari bakibura temeze bite, ufite n'ababikora. Oya, president buriya abari umushinga bikorwa, umushinga bikorwa, reka tubyite gutya. Ibintu byose nyine ni nka CEO wenda, reka tufate uko nguko mu ndimi z'amahanga. Perezida ni umuntu nyine ukusanya ibintu by'abandi bose bamwungirije bakoze, bakamuhereza raporo ya nyuma, akamenya ibyo ari gusa nawe agira inshingano akora nka perezida. Kuko nk'ubu nubwo ndi perezida ndi n'umukoci, n'akazi akanirinda agashaka. Urumva rero nanjye mba mfite inshingano nyinshi. Urumva rero ntabwo najya muri ibyo ngibyo. Hari igihe mba ndi gutoza disciplinary, abagomba kumenya atabazindutse ni bande, abagize gutyo bimeze gute na gute. Urumva byose ntabwo nabikurikirana. Niyo mpamvu nyine iyo ugiye mu bintu byinshi birapfa. Umusore disciplinary agakurikiraho nde? Tugira aba affaires sociales nyine. Tugira affaires sociales. Buriya uwo ngabo ashinzwe iki? Affaires sociales ashinzwe imibereho myiza y'abanyamuryango. Gute buriya? Hawundi umenya, nandi umenya ati mwe murahembwa. None urumva nyuma guhembwa hari ikindi kintu nyine. Nyuma yo guhembwa turi famiye. Nimba turi famiye turi umuryango, niho umenya ngo Onesime yarwaye, turamusura. Niho umenya runaka afite icyo kibazo. Hari ukuntu abakobwa bashobora kuza mu myitozo, wenda akaza mu myitozo ari mu gihe cyabo, ugasanga wenda bigenze nk'uko nguko, akaba ari we wabibwira, akamenya ukuntu, ndetse n'ushinzwe imibereho myiza yacu nyine ukuntu tumeze nyine. Abantu bagiranye amakonfli niwe bigomba kugeraho mbere, kuko ahantu hari abantu benshi konfli ntago zibura nyine, ibintu bimeze nko kugongana nyine ntago bibura. Yego, nyuma ya affaires sociales igakurikiraho affaires sociales cyangwa ngo administration irangiye. Oya, tugira abakapiteni. Nyine kapiteni ni abantu abakapiteni akapiteni ni abantu bayoboye buri cyiciro. Abakobwa bagira kapiteni wabo nyine. Ubwo bashinzwe abafasha iki?
mu gihe umutoza agiye n'ubu bashinzwe asigara bashyira ku murongo kuri amafite amatsinda n'amasibo urabona buri abaririmbyi bitorezo kwabo ababyinnyi b'abakobwa bakitoreza hamwe ababyinnyi b'abahungu bakitoreza habo abakaraza bakitoreza habo ubwo urumva rero tugera igihe cyo kujya mu bice tukagira igihe nyuma cyo guhuza ubwo tugeze igihe cyo guhuza abakaraza bafite kapiteni wabo abaririmbyi kapiteni wabo gutyo gutyo urumva rero iyo nkubajije ngo kapiteni w'ingoma bimeze bite araza akatubwira kapiteni w'abahungu byifashe bite aratubwira mu gihe wenda umuntu ari gukorodona ibindi bakapiteni baba bayoboye ayo mapariti nyine ayo masibo wese yuko nawe afite notion yo gutoza abantu nyine nta mutorore wese abagomba kuba kapiteni abagomba kuba ari umuntu uri shapu ari umuntu wamenya gutoza ari umuntu wakebura abantu nyine none se yego musi kapiteni hari ndumva burasaba birangiye se ndakeka abandi bihari n'aba auditeur ariko ntago bikunda kuboneka cyane uvuze gutoza iyo mutoza se nyine mu entraînement za buri cyumweru mu minsi runaka mu cyumweru mwiga ibintu bishyashya cyangwa musubiramo ibyo mwize biterwa no gutegura umunsi na plan y'umunsi reka mbivuga uko nguko hagiye tuvuga uyu munsi turiga ibirenge bishasha ibirenge bishya buriya uhereye mu gihe cy'abami kugeza kano kanya hari ibindi bivuka bizabona ari bandi babihimba ibirenge ubundi ibintu nzi hari indirimbo zabayeho kera ziba zifite umwimerere zibita abagore beza n'Imana imihamirizo iraye intore nizo mbyino usanga ari imbyino ziri popira zo z'icyo gihe cya kera ibirenge usanga bikiri ibyo ariko ubu ngubu twebwe aho bigeze hari ukuntu usanga intaganzwa dufite choreography yacu n'ibirenge byacu yego benda gusa no gukaraga ni kwa gutemba ni wa mubyimba ni kwa gucunda urabyumva ariko buri wese afite umwihariko nkuko tubyina intwatwa surayizi intwatwa gusobanura iki intwatwa uri kumva muri iri jambo yakomeye gutwarwa nta kintu tugomba rwose ngo ni uruki ni ikinyarwanda se ni ikinyarwanda intwatwa harimo ijambo intwa wazumvise abasanga butaka buri kera babita abasanga butaka reka tuvuge gutya turabubaha cyane ni abantu bazi ni abantu bazi kubyina cyane buriya twagiye no mu mwuga wabo abantu benshi urumva nk'imbyino z'intwatwa ujya usanga nk'intwatwa tubyina intaganzwa tubyina intayoberana siyo babyina inganzongari siyo babyina inyamibwa siyo babyina ugasanga nyine buri torero rifite umwihariko waryo urumva nimba tubyina umushayayo cyangwa umushagiriro uwo tubyina mu ntaganzwa ntabwo ariho abandi baba babyina urumva tuba dutandukanye bitewe n'umwimerere w'abantu ibirenge biba bigenda gusa ari ikinyarwanda ariko bitandukanye kugira ngo tuve mu materime nyine akomeye uriya rwose umutwe harushye pe amaterime arakomeye cyane intwatwa irakuruhisha nabidukurikiye bana ko byabagendekeye yewe ubundi muzima busanzwe ariko tugera aho ngaho ku itorero mufite stock irimo ibikoresho byanyu tugira ibikoresho ingabo amacumu imyenda imigara amayogi byose turabigira ubishinzwe tugira logistique ni nawe comptable abishinzwe byombi mu itorero ryanyu harimo abubatsi ingo bafite ingo turabagira bafite ingo abamama cyangwa abamama abapapa ariko ni bakeya nta ngaruka bigira ku ngo zabo ngo se umugabo wanjye yavuze ati ese mutashye amasaha ese ibyo bintu mwagiyemo ubona abantu babyubaha kuko baba bazi aho bagiye kuko itorero mbere ko itorero turi famiye turasurana usanga urwo rugo twararusuye ugasanga wenda banakoze n'ubukwe nitwe twababyiniye ugasanga serivisi nitwe twari tuyirimo ibintu byose twabikoze ugasanga nyine barabizi ku buryo nimba bazi ko agiye mu myitozo ni imyitozo bazi ko agiye mu kazi ni akazi ku buryo nyine azamo mu rugo babizi atari bimwe byo guhata kuza mu itorero ryanyu bisaba iki umuntu ajya mu itorero avuga ati nshaka nanjye kwinjira mu itorero nta kondisiyo mugira kondisiyo zirahaba ariko si nyinshi ntizihe kugira ngo n'udukurikiye avuga ati ese burya nanjye nta icya mbere ni ubushake sibyo byo birasanzwe
hari ukuntu usa nawe uje gutembera ariko ntabwo ushaka ufite iyo uvuga ubushake ni ukuza tukabona ko bufite. Ikindi tugira criteria tugenderaho nyine biterwa ibyo ni inbox wenda kwitorero ko mama basa amabanga kuko pe ntabwo ari amabanga oya nanone ntago ufata umuntu ubonetse ku muhanda ufata umuntu ntago azi kwikorera isuku ntago azi kuba agaragara neza nyine ni wa muntu yishwe n'ibiyobyabwenge ni wa muntu utambuka bati wenda ni ikirara cyangwa se ni indaya yo ku muhanda urumva nyine tugira criteria nyine nese muzo byama nka criteria ntago umuntu ubona muca amafaranga bati wenda uzazana nayo kwiyandikisha oya nta mafaranga mujye mweshe nyine inama nabagiye kugira ngo nyine n'imikenyero mwagiye mugura nyine mugura indi mishyashya oya nta mafaranga duca ahubwo twebwe tuba dukeneye n'abanyamuryango benshi kugira ngo twunguke abantu benshi ko twunguka abantu benshi ni nako twunguka cyane niyo mpamvu Utari ukeneye amafaranga menshi cyane mujye muca amafaranga nkanjye navuga ati kwiyandikisha ni 10 senkani ubwo umukenyero nawe 10 senkani byose n'amafaranga turi gateye imbere icyo gihe ntabwo turashyigeraho ubura gushaka ariko muzashyigeraho no gushaka gushyirira mu banyamuryango bawe cyane ari kwinjira kuko mutabonye amafaranga yo kwiyandikisha nyine urumva n'ubundi usibye yuko wenda nta gaciro kanini abahereza iyo mutamushyizeho kondisiyo nyine zituma yinjiramo kwiyandikisha twajyaga tugira amafaranga iyo umuntu atanga kugira yinjire muyakuraho ako twayakuyeho kubera yuko iki gihe turi muri recruitment cyane turi muri recruitment kuko twagize abantu benshi bagiye hari abo twagize bajya hanze bakumayo benshi dufite abantu bagera muri 7 bagiye hanze bacu bamwe bagiye muri Belgique abandi muri Amerika abandi muri Canada bitewe n'ibingibi nyine byamaze kugenda nyine ubwo rero tugira n'abandi bagize ingo baba babihagaritse urumva twimuye na miliye ubu ngubu turi gukorera i Kigali cyane turi gukorera i Kigali naho turi kurekirita abantu muri Kigali ni karibu mu Ntaganzwa Nyamirambo bara kuri Rafiki ni karibu kuri Rafiki fresh cyane yemaze ngo basanzwe gusoza ikiganiro cyacu n'utundi na lifestyle nyine uri umusore uri umupapa ndi umusore nawe mugenzi wacu ndi umusore cyangwa ndi kuba umuhungu umuhungu ni muto ku musore oya umuhungu ni mukuru nese byo muri sirimbe ukuntu bizagenda mu minsi iri imbere cyane ari mufite no kumvikana arahari ariko udasanzwe nta kajambo zo mubwira byibura runaka namubwira runaka kandi ari ukuntu nyine mutirisha mukabya abantu benshi mukabatirisha wazimbira kamera atari kwira barabizi mubwira izina runaka amenye uko ari we si ngombwa kuri kamera niba dukurikiye niba uzi ko ufite mukundana nawe ushobora kuba ufite abantu benshi ntawamenya ni igihe kingana gute kugira ngo n'abadukurikiye bavuga ati fisi mu minsi iri imbere araza kuba ni igihe gito cyane ntabwo ari kinini ntabwo cyarenga nk'imyaka 2 cyangwa 3 ni gitoya pe ni gitoya kabisa si gito cyane imyaka 2 rwose ni gito ndashaje ndi kuba umuhungu umuhungu uramuzi umuhungu aba ari kugira mu myaka 20 nta n'ufite wenda n'akana ku ruhande wenda njye nakuriye mu gipadiri buriya niyo mpamvu nagize imico yo kwitonda buriya ni umukatolike ndi umukatolike cyane imbere cyane nta korari mubamo nta niyo nigeze yego nyuma ubushinga business yawe ku ruhande Fils Cuisine yaje gute gushinga Fils Cuisine Fils Cuisine urabona deja kubyina ni akazi yego nabigize nk'akazi maze kubigira nk'akazi ndavuga se nta yindi business nakora yindi yo ku ruhande kuko akazi nge gasanzwe kandi ka buri munsi nago nakemera kuko nago nagahuza no kubyina na business yanjye kandi aho mbona amafaranga ni muri business zanjye ubwo urumva rero navuze ati kubyina gusa hari iminsi mba natakaje wenda tukora imitozo kwa 3 kwa 2 kwa 2 ndi ndahari kwa 4 kwa 5 ndahari gute ntashaka kandi kazi nkora igihe weekend ntabonye akazi nkashaka ikindi kintu nkora
ku ibintu bijyanye na Fils Cuisine rero ni igikoni duteka mu bukwe, mu birori bisanzwe, mu nama, iyo ushaka iwawe anniversaire turaza, iyo ubishaka tukohereza n'umuntu ugufasha guteka yagufasha ku kwezi, b'abantu baturuka hanze bakeneye abantu twabahereza, kugira rero ngo bifate nk'iyo business ni ibintu nize muri kaminuza. Wize hotel restaurant and management muri muri make yo gukora n'ubundi byo wize. Nibyo nize kandi none nanarebye mbona ni tala yanjye nyine, ni ibintu nabonye nzi kuko ni nk'ikigano muri MCV hari ukuntu umuntu yansuraga nko mu rugo nkaba mukarangiye nk'akana aho ngaho karambwaga ko ubundi bigahotelera abatereka reka kambwa tuwe warayobye rero. Ubwo rero ngiye kubyigamura ndabizi, ngiye kubona mbona mu kubyina mboyemo agashoro ndabati nta kuntu nagura ibikoresho ariko no guteka nkabikora. Bizi uko ngukoresha urumva se umuntu uteka gutyo urumva ko kwambwa ni yaba mu fiance koko ntaga mubura oya aba fiance bishiye bakunda abagabo bateka nyine ntabwo abura mu fiance guteka gutyo ahubwo buriya nta ntabwo nta kintu azajya akora mu rugo fiance waje ndamusuhuje ariko muvuga koko muvuga ati runaka oya inyuguti tangiye izina ry'abayita ngo ikinyuguti oya ntabwo yabyemera kuri kamera kugira ngo nyine oya ntabwo by'abantu benshi noneho uko batiyo arizi ariko nyine buri wese nakundanye n'umuntu umwe bw'urarizi ntakunde nyine ihangana nyine twese turi bamwe nyine ntakundi nabyihangana n'abandi disi yego ashaka kunshira ku karubanda ndagira ngo nyine nawe nyine bagatera nagakunda amakamera n'umwana wo mu batambyi abashaka ibintu babiri iyo ngiyo urumva rero ntago byaba ari byiza nshobora kugera mu rugo ugasanga nimenye iki nimenye amavuta batanze ubu ngubu ze kumurana abenshi n'ubundi nabo bakunda kamera yego 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 Fils Cuisine nta hantu se ntago mwagiye mutanga akazi muri Fils Cuisine ntago arimo abakora mu ntaganzwa ahanini abantu dukorana bakora no mu ntaganzwa baba no mu ntaganzwa 90% ya Fils Cuisine baba no mu ntaganzwa bizica akazi k'intaganzwa akazi k'intaganzwa kazapfa ahubwo business yawe zamuka oya ntago kazapfa kuko nimba 90% ari ntaganzwa kandi ntaganzwa turi benshi uko tubonye akazi buri gihe nako twese tugenda hashobora kugenda bamwe uyu munsi ikindi gihe akagenda abandi kandi nanone iyo habonetse akazi ka Fils Cuisine hari abaragenda mu ntaganzwa bajya kubyina abandi bagasigara n'igihe tubona akazi ahantu hamwe urumva nk'ahandi dukunda kubona akazi ahantu hamwe nubwo ari n'ahandi tukabona ku ruhande. Fils Cuisine ariko ifite aho ikorera ifite ahantu runaka ikorera Fils Cuisine nayo ahantu ikorera kano kanya ngo ikorera wenda shaka kuvuga ati ndayisanga nahayisanga oya ukuvuga ngo ahantu hari official ngo ni igikoni ngo cyangwa ngo ni restaurant cyangwa ni iki aho ngana nkubeshya ahubwo contact wenda ni contact kuri telefone WhatsApp email Instagram aho simba mpari gute amazina na yahe amazina kuri ya Cuisine Fils Cuisine uyu amazina ni amazina yanjye n'ubundi koje amazina yawe amwe wavugaga buriya dukaduhere kuri WhatsApp nimero ni 078 yego 25 98 yego 63 iyi ni WhatsApp akaza email ndi Mutabazi Fils agakurikizaho biriya bindi by'inyuma @.com Instagram na Fils Cuisine nizere ko izo platform uvuze ntaho zihuye n'intaganzwa n'izanjye urumva ko byose ni Fils nyine intaganzwa nekagira izayo intaganzwa na ifite yazo kuko no twahereye kubera iki intaganzwa nyine gazina intaganzwa kuko harimo ibintu byo kutaganzwa kuko n'abakobwa barimo n'intaganzwa kandi hazamo utuntu two kutagondwa kutaganzwa yagondwa oya yagondwa ujya mu babazi intagondwa
intagondwa rero n'intaganzwa ndumva bidasa. Intagondwa hanini bakunda kuba ari nk'abantu b'ibyihebe nyine. Intaganzwa ni abantu bataganzwa. Bura kutaganzwa nyine guhora uganje nyine, guhora uri imbere. Impamvu twitse intaganzwa, tugitangira dufite abantu benshi bashatse kuturwanya, bashaka kuduca intege, bashaka kutwicira izina, bashaka kugira gute, ariko birangira tugize ute, tuganje nyine. Ubundi ni yayindi nyine, ubundi ni yayindi kubyara umwana ukamwita amazina nyine, ubwira abantu baje mu bunyana. Ako n'ubundi ntaganzwa nayo ni numva. Nimo bazi. Tekana twita ntaganzwa. Ntaganzwa no mudukurikira byumva. Gahunda ni yayindi pe. Ni yayindi. Gahunda ni ukuyigura kugenda. Yubye umwana abantu baza kurya ubunyana. Umwange baramwanga. Wenda kumwita ati azabaho. N'ubundi nagize akabaho. Mwese ntaganzwa ngo nabumva vuga ati ntaganzwa ntago zaganzwa ko. N'ubundi ntizizagazwa zizahora ziganje. Naho imbuga nkoranyambaga z'intaganzwa bafite WhatsApp yabo cyangwa n'ubundi ni WhatsApp bakoresha yanjye. Bafite Instagram. N'ibindi amafoto yabo meza bakoze mu bitaramo runaka. Yego. Instagram ni ntaganzwa troupe. Troupe buriya ni cyangwa itorero ntaganzwa. Troupe ni troupe tusanzwe ya tanara na o ebyiri na pa. Tanara ngufi na o na o na pa imwe na e. Yego. Ya ni Instagram ifite email cyangwa n'ubundi bakoresha email ya. Email bakoresha yanjye ni ya comptable. Comptable email ye ni yihe? Nago nayibuka. Naba nkubeshye kireka nyisomye. Ni mwihangana nyine batahira amakuru ntako ntagize ngo mbashakire umva ko ntabure. Ariko cyangwa cyangurubatse. Comptable aracyari singo. Urumva mushaka. Umuntu ufite amafaranga mu nshingano ze bari singo. Barashaka kumukoraho ibiceri. None email ye barayimanye. Comptable murajya kungana kabisa. Ahubwo ashobora kuba kurutaho gatoya. Ntacyo bitwaye ni mu rwose nayo yareba. Yabika amafaranga akaba ari singo. Bareba. Ariko nubwo yabika se dufite konti ntago wayabika wenyine. Gutanga raporo nyine atanga raporo ati hinge miliyoni kandi hinge ebyiri. Miliyoni magashyira ku mufuka. None ibyo ntago byabaho. Ba auditeur babashinzwe iki? Ko ntabwo yarukunda abiviringanya nyine ukuntu. Byagiye mu Gifaransa urwo ntabure byarikoramo ntabure. Koramo ntabure. Yapfa gukoramo gusa ntabure. Ntajye nubimenya yuko yakozemo. Yego. Nihe message dusoza? Ni message waha abantu bakudukurikira kano kanya yanye n'itorero gakondo kano kanya abarifatanye nk'ibintu by'abasaza bari aho ngaho kuya ko mariage kumva yuko bazamucurangira DJ gusa nta torero yakenera. Ni message umuntu nk'uwo wamugenera? Aha, message natanga icyarimwe. Mbere na mbere ndamenyesha abantu ko intaganzwa duhari. Yego. Ko naho twagiye ko wadushaka kose duhari mu birori byawe, mu ki byose, mu kubyina, kuririmba, batahira, ba MC byose turabifite. Yego. Nkongera nkashishikariza abantu bari Kigali cyane bakatumenya bakumva ko duhari ko twaje. Kuko abantu benshi batumenyereye Gisenyi turazi cyane. Ubwo nkongera nkamenyesha abantu bose ko kubyina si by'abasaza, ntabwo ari iby'abantu bakira. Abantu bumva nyine kubyina wenda kumva gakondo, bakumva ko ari ibintu nyine bya kera gusa, habyinamo abantu basa nabi, abantu b'amadage wenda ukuntu abantu babivuga. Oya, kubyina ni ibintu mbere na mbere bitanga amafaranga. Cya kabiri bitanga umunezero. Cya gatatu ni siporo. Urumva rero urubyiruko rukeneye siporo, rukeneye amafaranga, rukeneye n'umunezero, rukeneye n'ahantu ho kujya kugira ngo rube okipe. Ndashishikariza urubyiruko rero kuza mu itorero kuko bamenyeramo ibintu byinshi. Ndumva ariyo message natanga. Yego, fresh cyane. Iyo twakiriye umuhanzi uririmba ati hira agapira k'indirimbo, kwakira umunyamakuru akadukora ka reportage gatoya kanasinya, kwakira umuntu mu ntaganzwa gakondo baturirimbira akantu gatoya. Ese urabyina tubyina gatoya, urahamirizaho gatoya, dukorera igihitamo mu izo ngibyo nkwaye choice ebyiri. Tubyinaho gatoya cyangwa turirimba indirimbo gakondo nyine ijwi ya Kinyarwanda, hitamo.
Nge rero ubusanzwe rero mu itorero ndabyina. urabyina Ariko haba kubyina haba kuririmba hose ndakosora. cyangwa ibidukorere byose Haba turirimbe gishyira akantu gatoya none hasi kandi gato nta kibazo ntacyo yego ushaka akantu gatoya ka kinyarwanda ka kinyarwanda ka gakondo okay nge muravyihanganira rero hanini ngenda ndabyina ariko no kuririmba ndagerageza nta kibazo na karimbo gatoya nkunda nabaririmbira gatangira nko kuba tugiye gutangira igitaramo dutangira twiyereka abantu ko twaje nyine na kano gatoya ngo mwihiriwe neza Yugi ntabaririmba nindekwe mwiriwe neza mweruzihindanwa bugabo ndumva ko ngakose sigahagije buriya kabisa rwose peryo yashimishije ni Kinyarwanda rwose Kinyarwanda urumva ririmo nta makaraza na matoya ni mu gihe azazishyiramo n'agafoteje gatoya fisifira ariko kubyinira gakondo adufite agafoteje gatoya umunsi umwe nzaza noneho nariye namanje kujya ku biro bya fisi cuisine noneho Mbona niyo mutaza mwese turebe ambiance y'itorero ryose oya ibyo nta kibazo ibyo nta kibazo ni mu bishaka muzatubwira Nesi marabizi muri comment n'abantu batubwiye muri comment ahubwo muri comment mutubwire tuzabazane cyangwa tuzabyihorere yego twe turahari ku bwanyu kabisa yego fisi urabushimiye cyane kuba witabiye ubutumire bwacu ndibutsa abadukurikiye yuko n'ubundi nk'ibisanzwe ibintu byacu tubikora muri Van 14 ni guest house amacumbi ubundi nafite cuisine yakira abagenzi bavuye mu bafite ingendo igihe cyo ushaka kuruhuka ushobora kuba bookinga icumbi ryawe ahangaha ushobora kubona nimero aho kuri screen yawe 05 ukabandikira ukabuka umwanya wawe hakiri kare ukajya ukaruhuka neza. Ifite branch ebyiri, ifite branch inyuma y'isoko no isoko ahubwo gare ya Gisenyi kujya n'indi branch imbuga ngari. Turashimye cyane, murakoze cyane. Ikiganiro ni The Sub Lifestyle kuri ya channel yanyu Sobanukirwa TV. Mazina yacu n'ubundi bisanzwe ni Dr. Keza B, kuronka bw'ibyuma cyangwa kuri kamera hari NMG. Turashimye cyane, murakoze cyane.